Buri muntu wese agira amazina yitwa, akaba akenshi ari nayo akoreshwa mu gutandukanya umuntu n'undi. Ese waba uzi icyo amazina cyangwa izina ryawe risobanura? Uyu munsi twakoze urutonde rw'amazina ndetse n'icyo asobanura. Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine. Iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana nawe hano kuri niyo nkuru media. Nkanatekereza ko kandi umeze neza. Wowe utameze neza ibihe birahinduka, uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Izina Rusiya cyangwa Risi ni izina rikomoka ku rurimi rw'ikilatini, rikaba ari izina ry'abakobwa cyangwa se rikaba ari izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina Risi cyangwa Rusiya riva kuri Risi. Risi bisobanura urumuri cyangwa umucyo, bityo izina Rusiya cyangwa Risi bisobanura umuntu wuzuye umucyo. Izina Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko irenze imwe bitewe n'aho rikoreshwa. Rikunda gukoreshwa cyane mu bihugu by'i Burayi ndetse no muri Afurika y'ibiyaga bigari. Mu Gifaransa n'Icyongereza, Aline ni impinduka y'izina Adeline, naryo rikomoka ku Kilatini. Adeline rituruka ku Kigereki. Adela risobanura ubutore, ubwiza bw'imbere cyangwa ubwiza bw'indangagaciro. Bityo Aline ni izina risobanura umuntu w'intore, w'intabera cyangwa ufite indangagaciro nziza. Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Izina Aline ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko irenze imwe bitewe n'aho rikoreshwa. Rikunda gukoreshwa cyane mu bihugu by'i Burayi ndetse no muri Afurika y'ibiyaga bigari. Mu Gifaransa n'Icyongereza, Aline ni impinduka y'izina Adeline, naryo rikomoka ku Kilatini. Adeline rituruka ku Kigereki. Adela risobanura ubutore, ubwiza bw'imbere cyangwa ubwiza bw'indangagaciro. Bityo Aline risobanura umuntu w'intore, bisobanura umuntu w'intore, w'intabera cyangwa ufite indangagaciro nziza. Aline nyine rikaba ari izina ry'abakobwa. Alphonse ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu ndimi z'Abagiriki n'Abaespanyolo. Alphonse ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu ndimi z'Abagiriki n'Abaespanyolo. Alphonse rikaba rifite igisobanuro cy'ubutware, ubutware ndetse n'imbaraga. Naho izina Benita ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu ndimi za kera cyane mu Kilatini n'Icyespanyolo, kandi rikaba rifite igisobanuro kivuga wahawe umugisha, uhiriwe cyangwa umugisha w'Imana. Ariko kandi izina Jeannette ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu ndimi za kera cyane, rifitanye isano n'imyemerere ya Gikristo. Ni izina rikundwa cyane, rikaba rikomoka ku izina ry'Igiheburayi risobanura Imana igira ubuntu cyangwa se Imana ni nyempuhwe. Iri zina rishushanya umuntu wizera Imana, ukiranuka, uw'umutima mwiza kandi ukundwa n'Imana. Izina se kandi Oreste rivuga iki, risobanura iki, ryakomotse he? Izina Oreste ni izina ridasanzwe rifite inkomoko mu myemerere ya kera y'Abagiriki. Rikoreshwa cyane nk'izina ry'abahungu, rikaba rifite amateka akomeye mu nyandiko ya kera n'umuco. Iri zina Oreste rikomoka ku Kigiriki. Iri zina rivuga umuntu wo mu misozi cyangwa umuntu ukunda kuba mu misozi, kuko Oreste rivuga umusozi mu Kigiriki. Ariko se kandi Juliet iri zina risobanura iki? Iri zina Juliet ni izina ry'abakobwa rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini kandi rifitanye isano n'imico y'Abaromani ba kera. Rikaba rifitanye isano n'izina Julie cyangwa Julia, rikaba risobanura umwana ukundwa cyane ndetse n'umunyembaraga.
Izina Sandrina cyangwa Sandrine risobanura iki? Iri zina Sandrine cyangwa Sandrina ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Gifaransa, rifitanye isano n'izina rya Gikristo rizwi cyane nka Alexandra. Ni izina rifite igisobanuro gikomeye kijyanye n'uburinzi ndetse no kurengera abantu. Iri zina rikomoka mu Kigiriki cya kera, bityo Sandrine cyangwa Sandrina bivuga urinda abantu, uwo kurengera abandi, umurinzi w'abanyantege nke. Izina Rosine. Izina Rosine ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu ndimi za kera cyane mu Gifaransa, rikaba rishingiye ku izina ururabo rw'iroza. Rikomoka ku izina rose. Rose naryo rikomoka ku ijambo ry'ikilatini roza, ururabo rw'iroza. Rosine ni impine y'Igifaransa rose cyangwa Rosina, rikaba risobanura ururabo rw'iroza. Rosine, ubwiza bw'umwimerere, uwuje umutima, uwuje umutima mwiza ndetse n'ubugwaneza, nicyo Rosine bisobanura. Antoine cyangwa Antoine ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini no mu muco w'Abaroma ya kera. Ni izina rifite amateka akomeye Izina Antoine cyangwa Antoine ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini no mu muco w'Abaromani wa kera. Iri zina Antoine ni izina rifite amateka akomeye mu banyabubasha n'abatoni ba Roma, rikaba ryaramamaye cyane mu bihugu bivuga Igifaransa. Iri zina Antoine risobanura umunyacyubahiro, risobanura ukomoka ku bwoko bukomeye, kandi risobanura uwiyeguriye abandi. Ariko se kandi izina Olivier bisobanura iki? Rivuze iki? Iri zina Olivier ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu ndimi za kera z'i Burayi, cyane cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani no mu Bufaransa. Kandi iri zina Olivier rifite igisobanuro gikomeye, igisobanuro kijyanye n'amahoro. Olivier bisobanura amahoro, bisobanura amavuta yera, bisobanura umuntu ugaragaza umutuzo ndetse n'ubwenge. Izina Eric. Izina Eric ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu ndimi za Scandinavia. Harimo Igisuwede n'Ikidanishi. Iri zina Eric risobanura umutegetsi w'iteka ryose, rigasobanura umunyabubasha buhoraho, rigasobanura kandi intwari ikomeye mu buyobozi. Izina Nadine. Izina Nadine ni izina ry'abakobwa rikomoka mu ndimi z'Abarusiya no mu Bufaransa, kandi izina Nadina rikaba rifite igisobanuro cyimbitse gishingiye ku byiringiro. Nadina bisobanura ibyiringiro, ibyishimo ndetse n'ihumure. Izina Fabrice rivuga iki? Risobanuye iki? Izina Fabrice ni izina ry'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Igitaliyani, rikaba risobanuye umuhanga wo gukora ikintu cyangwa ibintu, cyangwa Fabrice bikaba bisobanura umugabo w'impano n'ubushobozi. Izina Karine cyangwa izina Karina ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini no mu Gifaransa, kandi rifite igisobanuro. Karine bivuga ubumuntu, urukundo ndetse n'ineza. Izina Angelique. Izina Angelique ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu kilatini no mu Kigiriki, kandi rikaba rifite igisobanuro cy'umwuka mwiza. Angelique bisobanura umwuka mwiza. Angelique bivuga umumarayika cyangwa umuntu wuje ubumuntu. Angelique kandi bivuga ubumuntu n'ubutumwa bw'amahoro. Grace ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu kilatini no mu cyongereza, kandi rikaba risobanura Grace risobanura ubumuntu, imbabazi cyangwa ingabire ituruka ku Mana. Izina Aniseti. Aniseti ni izina ry'abahungu rikomoka mu kilatini no mu kigereki,
aniseti bisobanura umutuzo, ubupfura ndetse n'imico myiza. Brigitte ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'igiseritike. Brigitte bisobanura uw'icyubahiro, ukomeye, uw'umucyo cyangwa uw'umuriro, umuriro mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Jane cyangwa Jane ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu giheburayi, riboneka mu byanditswe byera aho rifitanye isano n'amazina ya gikristo akomeye. Jane cyangwa Jane rikaba risobanura kugirirwa ubuntu n'Imana cyangwa uwubakiye ku kwizera. Ese wowe waba wumvise icyo izina ryawe risobanura? Nimba utaryumvise bitwandikiye muri komenti, maze ubutaha nabwo tuzakora urundi rutonde ruvuga ayandi mazina ndetse n'iryawe ririmo. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section. Ariko kandi Imana ikomeze iyobore kandi yagure intambwe zanyu.